Turabasuje inshuti bakunzi mudukurikiye, bamwe ni mwaramutse abandi ni mwiriwe bitewe naho muherereye hatandukanye. Uyu ni wa mwanya tubagezaho update y'amakuru avugwa kuri uyu munsi. Nanone mu kiganiro sindi njyenyine, ndi kumwe na Metere Wirinda kwiyegereje mu kiganiro. Urakoze. Amakuru turi buze kuganiraho kuri uyu munsi itariki 20 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2023 mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hazindutse amatora, ariko ayo matora aravugwamo imvururu mu bice bimwe na bimwe. Amatora ntiyabashije kuba. Nanone muri ijoro ryakeye muri Plene harashwe umuhungu w'umunyamurenge wo mu muryango w'abasegege Bisetsa wa Zaburoni. Nanone mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda habayeho kuzamura ingabo mu ntera. Na makuru tuza kurambura mu mwanya. Metere Wiri ndakwiyegereje kugira ngo ugezeho abantu amakuru ku buryo burambuye. Urakoze cyane muvandimwe kumpa ikaze, nshimira namwe mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu n'amakuru tubagezaho. Uko yarabivuze, uyu munsi ni kuwa gatatu itariki 20 z'ukwezi kwa 12 mu 2023. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe muri Kongo, ni umunsi w'amatora. N'amatora twababwiye kenshi, ndetse twari tuzi ko atazaba bitewe nuko adateguye neza. Twatekerezaga ko byenda ubuyobozi buzageraho buyahagarika kuko byasabwe n'abanyapolitike batandukanye barimo bitoza, bitewe nuko babonaga nyine adateguye neza, ariko ubutegetsi bwanze kumva ibyifuzo byabo. Amatora araba nubwo harimo byinshi bitagenda. Ayo matora rero amakuru dufite nuko yabaye hamwe na hamwe, ahandi henshi hagiye haba ibibazo. Ku rugero ko kuri teritware Ifizi twaherutse amatora ataraba, ibikoresho ngo bitarahagera, niko byari bimeze. Ndetse no mu ntara ya Ituri mu mujyi wa Bunia naho hamwe na hamwe habaye akavuyo, amatora ntiyagenda neza. Turamenya nimba ari amasite yose cyangwa se amabiro y'itora yose ari mu mujyi wa Bunia, ariko amakuru dufite nuko hari ahantu hatari hakeya habaye akavuyo, gatewe nyine n'ibintu byinshi bidateguye neza muri aya matora. Indi nkuru yaravuze ni umusore waraye wiciwe muri Plene ku Bwegera. Murabizi ko abantu bo ku Bwegera bamaze iminsi bicwa, ndetse hari igihe bashimutwa hagatangwa amafaranga, abamahirwe bagataha. Uyu musore rero bigaragare ko bari bamupangiye cyane. Ni umusore wari ufashe runini, wakoraga muri Ebenezer, kandi wari umuntu w'umugabo wari ufite abaturage bahariye akamaro. Ni umusore bita Bisetsa wa Zaburoni wo mu murara w'abasegege. Bamwiciye ku Bwegera, baje kumurasa nijoro bamurasiye iwiwe. Amakuru dufite nuko abagize uruhare muri ubwicanyi ni abamayimayi basigaye bita Bazalendo, bafatanyije n'abasirikare rejima iri hariya mu Ruvunge. Ikindi nanone nuko ku munsi w'ejo bundi mu Rwanda bapromotinze cyangwa se bazamuye mu ntera abasirikare batandukanye, ariko benshi uhereye ku basirikare bo hasi bita ba private kuzamura kugeza ku bari ku rwego rwa generali. Ni benshi, ntabwo dushobora kuvuga amazina yabo bose, ariko ni abantu bagera mu bihumbi, ni ibihumbi bitari bikeya. Twahisemo rero kubabwira abakuru, mbese bakuwe ku ipeti rya Brigadier General bashyirwa ku ipeti rya General Major. Abo ngabo ni Vincent Gatama, General Vincent Gatama, na General Denis Rutaha, na General Ngironsanga Jean Baptiste, na General Ephraim Rurangwa. Ibi ngibi bibaye igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo bidafitanye umubano mwiza, ndetse hakomeje kuvuga amagambo menshi. Abanyapolitike ba Kongo benshi bagiye bumvikana bavuga amagambo ameze nko gutera ubwoba cyangwa se kwishongora ku Rwanda, bavuga ko bakwiriye gutera u Rwanda bakareka kurwana na M23, bita ko ari u Rwanda barwana nyine ariko rwihishe muri M23.
ndetse hari ijambo ryavuzwe na Kisekedi ejo bundi ryatangaje abantu batari bakeya kubona umukuru w'igihugu avuga bene iryo jambo ngo natsinda ngo azasaba shambure zombi ni uvuga abadepite n'abasenateri ngo bazamwemerere atere u Rwanda. Iri jambo ryiyongereye ku rindi jambo yavuze ubushize yita mugenzi we perezida w'u Rwanda ngo ni umunyagitugu nka Hitler kandi ngo azamwica azamurangiza. Mu by'ukuri aya magambo abasenguzi batandukanye bakomeje kuvuga ko ibingibi ari ugushomboroza cyane u Rwanda, kandi kuva avuze ayo magambo ntabwo turumva perezida w'u Rwanda amusubiza, uretse umuvugizi wa leta y'u Rwanda niwe wigeze kubivuga, asa n'uvuga ko Kongo ifite ikibazo kandi ibibazo byayo igenda ibyegeka ku bandi ikananirwa kuba responsable w'ibyo yananiwe gukora. Mu by'ukuri iri promoting ingabo naryo riri mu bintu bituma abasirikare bagira morale iyo hari akazi gakomeye bagiye guhabwa. Hari igihe baba promoting nyine kugira ngo babatere morale n'umwete. Ibi bikagaragaza ko ahazaza ha Kongo n'u Rwanda mu by'ukuri mu minsi iza hatari heza cyane. Bino bihugu bishobora kurwana byeruye bikava mu ntambara y'amagambo ikaba yaje noneho mu buryo bufatika, ariko byose no kubitega amaso bizaterwa n'umuyobozi uza gutambuka mu matora. Ariko biragaragara ko ari Kisekedi kuko yavuniye ibiti mu matwi. Abantu benshi barimo abitoza baramusabye ngo amatora yigize inyuma bayongera iminsi yo kuyategura neza, ariko ntiyabikora. Ibi ni bigaragaza ko ashaka byanze bikunze gutambuka akongera gutwara iyi manda ya kabiri. Nawe bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo duhora tubabwira nyine dushaka umukomeze umenye uko biri kugenda. Ubu haratuje, haravugwa aya matora ni nkaho abarwana bose nabo babaye bihaye akaruhuko kugira ngo barebe ibiza kuva muri aya matora. Ntambara yabaye haba Murenge muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu i Masisi no muri territoire ya Nyiragongo n'iya Rucuru hose baratuje. Hamwe na hamwe niho hagiye aba amatora. Twabonye no mu Bibogobogo amatora ashobora kuba yabaye. Turaza kubimenya neza kuko aracari kare, ubu ngubu ni ku manywa, kandi aya matora araba uyu munsi wose. Haraza wenda kugenda haba impinduka zimwe na zimwe tugenda tubabwira uko biza kuba byifashe. Mu ncamake ndumva ayari makuru avugwa, ijambo narisubiza mugenzi wanje agakomeza. Urakoze cyane. Nanone tugaruje ku kijanye n'umutekano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, misozi miremire y'Umurenge, nubwo hari agahenge batarwanya ariko hari ikintu c'ubwoba ca wasiwasi ku Israeli yose nyine mayimayi n'abatanyabikorwa babo hashobora kubura intambara isaha yari yose. Nanone tugarutse kuri aka kajyanye n'amatora, nuko igihugu muri rusange ahenshi bice byinshi batatoye. Aya matora mu by'ukuri arafatwa gute? Kisekedi ko n'ubundi bigaragara kuko bitari bugende neza, aratangaza intsinzi ibice binini by'igihugu hatabaye amatora, biragenda gute? Zanze bikunze azatangaza, ntabwo batora ngo areke gutangaza. N'ubundi yabikoze abizi ko hamwe na hamwe atazaba. Icyangombwa we icyo ashaka nuko gusa byitwa ko hari amatora yabaye, noneho azavuge ngo yayatsinze. Ni bitangazwa n'uriya mukuru wa Sena, ubwo nyine bazabifata ko ariwe watsinze, nubwo hatoye abaturage bake, ariko muri abo batoye azavuga ko ariwe batoye. Byanze bikunze abe perezida, kuko iyo aza kuba ashaka ibintu binyura mu muco byenda bayarongeyeho iminsi, amatora bakayategura bagasaba n'inkunga niba batanashoboye badafite ubushobozi, kuko nta cyihutirwa cyane. Icyangombwa abaturage bashaka nuko haje ubuyobozi bihitiyemo kandi ukazabakorera neza. Yagize akarya vuba cyane nihuba no gushaka nyine ngo yiheze indi manda, niyo mpamvu atitaye kuri ibindi byose. Nkumva rero ntakizamubuza gutangazwa ko ari we watsinze. Nabonye basa n'abavuga ngo bazatangaza uwatsinze by'agateganyo ku itariki 31 z'uku kwezi. Murumva iminsi 10 yose yo kubara amajwi, ni nkaho bihaye iminsi ihagije yo gutekinika nyine bakayiba.
niko bimeze. Urumva rero Kisekedi byanze bikunze njyewe ndabona afite amahirwe yose, nubwo bakomeje kwikanga ngo opposition ngo iziba amajwi, ibintu bidasanzwe mu mateka y'amatora. Handi turumva ko opposition yiba amajwi ikayiba noneho ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi, kandi aribwo baba bufite inzego. Yewe dore ni nabwo bwashizeho runo rwego ruhari rwa seni, uno muyobozi uhari uyoboye seni ubu nyine yashizweho n'iyi leta ya Gisekedi. Ariko nanone ugasanga ubu nyine Gatumbi bamushinja ibintu byinshi, ngo yazanye ngo abarusiya bamuha tekinoloji ituma ngo aziba amatora. Ariko ibyo byose ni ukugira ngo bishireho impamvu wenda zishobora kuzatuma banga insinzi ya Gatumbi mu gihe wenda yaramutse atsinze, bakavuga ngo yari yibye kandi ngo bari babivuze mbere. Ngo njyewe niko mbyumva, niko tekereza bizagenda. Urakoze cyane, reka tubitega amatwi ndetse tunabihanga amaso. Turabashimiye bakunzi mwadukurikiye kuri channel ya Mubanji namenya amateka. Tubibutsa nanone gukanda subscribe, gukora comment, gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bibagereho mu buryo bworoshye no kulayikinga. Murakoze, amakuru yacu nakagaruka.